someone like Muheto adashobora kundwanira ishyaka njye murwanira, adashobora kumpa happiness njye muhaye, adashobora ku kandi Muheto mubona in terms of akazi, reka ndeke ubuzima gusa, in terms of akazi, my failure will be your failure. Exactly. So nase niba adashobora kwicara ngo dushyire hamwe dukore, ejo umuntu araza, imagine umuntu aricara avuga ngo my workmate, but this is a typical umuntu dukorana not in the office but umuntu waje muri Miss Rwanda ngo noneho nizeye ko mwabonye mu Miss idakunze rero uko bigomba kugenda, ndishobora ko umukobwa azaba successful. Yes, it's fine, azaba successful, ariko amahirwe hari nuko iyo deserve ntabwo nagiye nterure muteka hariya na fight zose ni ukuvuga ngo urumva Miss aba harimo abamo fight nyinshi, umwana wa kanaka aba ntabashyigikiye aba ntabashyigikiye. But for me, noneho ukareba umuntu wa fighting for everything, umuntu araza ukabimenya ko hari umuntu waje akabwira Muheto I know you feel it, uri kuvuga jinge buriya ase ubu ko numva njyewe to be honest ndicara numva ko Muheto yagakwiye kuba ubu ngubu ari kuri level yo kuvuga ngo ibyo bambwiye ni ukuri cyangwa se tabuze someone who can say I'm not feeling good. That's when the bikubwira, like, what did you think? It's hard. Porque nawe tuvuye mu kazi gusaba tarambabaje, ariko nyine ikosa ni ryanjye. Ubundi ko wari umaze imyaka 10 n'ingahe, umaze imyaka like 10 years nkora this kind of beauty pageant, ntabwo ndagera muri circumstance igihe n'umu contestant twumve tubiri, ubundi feelings zanjye zimbwira ko if I like someone I avoid avoiding instead. So ubundi se Muheto wamwizeyemo iki ku buryo umuwera open to that level, ariko nyine iryo ni ikosa nawe ariko I agree. Ariko nanone kuba nakoze ikosa, like kubona nakoze ikosa akahita ngira noneho ari umpenaliza, sinzi niba uri kumvira wakoze ikosa uwo ariko rero noneho niba uri kugupenaliza. Noneho ikindi kirimo Muheto ntabwo nshaka kubyinjiramo cyane kuko niyo wabimbaza sinabivuga ko that's my life, that's ni akazi kanjye, ariko ukareba wumve mu mutwe wanjye intambara wararwaniye Muheto since day one, utamuzi niyo histoire yawe sinari nyizi, muri kumva aho ukavuga ngo I will stand to that girl uko bimeze kose, uyu mwana ngomba kumuha happiness at deserve. Other factors uzihore kandi atari uko ntekereza ngo nzaryamana nawe kuko kuryamana I can't imagine, ntabwo nshobora kumuha ngo ugiye kuryamana n'umuntu like money, nashaka kumuha ibyishimo deserve. Uriya mwana yafighting for that, so let me
ikibazo si uko atanabiguhaye, nyine waguye muri unless ari umukobwa uri smart, ntashobora kumva wenda smartness yaba afite cyangwa ubukuru yaba afite ku buryo ashobora kugira akavuga ati ariko ubundi, kuko wanarayizinze nk'umuntu mukuru ubona ko it's possible. Ntabwo wavuga ngo waryamanye na Jory, uvuye kuri Jory uryamanye na Elsa, uvuye kuri Elsa ugiye kuri ibyo byo it's impossible. That's impossible. Ikindi cya kabiri, ntabwo if there's someone that are attracted to me or something, njyewe I'm a private person, umuntu muri private. I like my privacy. Muheto akunda privacy cyane, nubwo twabyuka mu gitondo tukabikora, ejo tukabikora, nubwo wabishaka uri rwabigwi wabimenya tubana, right? So ngatekereza all those factors why I'm not happy. Ubundi se yanyimiye iki happiness? So compare someone really attracted to, I wouldn't go down feeling. Okay. Go stay in your, ni nko kuvuga ngo stay in your lane. Reka mubwize ukuri. Mama siwe nanuhari noneho ngubu. Like nta kintu gihambaye mfite ubu ngubu nshobora kuvuga, sibyo? Ubu ikintu nsigaranye ni abavandimwe, mbura abavandimwe banjye. I will fight for that girl witwa Muheto, agire happiness ye, agire kuko happiness ndayizi kid, ibintu nabijemo, the way my trust guide me muri ibi bintu. I will. Ariko ibintu byarambabaje kandi nzabikora, Imana izabimfashemo, nzashoramo ayo nshoboye, nzakora iki, not to attract you, not to do anything, kuko n'ubundi njya ibyo naciyemo nibyo byinshi kurusha kuvuga ngo gukora. Ariko ndabizi hari abantu, ese kid ntarakwandikira, ese kid ntarakuvugisha, ese kid ndabizi birwaho barangaho n'ababikubaza n'abakora iki. Ntukibaza if someone like Muheto adashobora kundwanira ishyaka njye murwanira, adashobora kumpa happiness njye muhaye, adashobora ku yani Muheto nubona in terms of akazi, reka ndeke ubuzima gusa, in terms of akazi, my failure will be your failure. Okay. So nase niba adashobora kwicara ngo dushyire hamwe dukore, ejo umuntu araza, imagine umuntu aricara avuga ngo my workmate, but this is a typical umuntu dukorana, not in the office, but umuntu waje muri Miss Rwanda ngo magana nizeye ko mwabonye mu Miss idakunze, rero uko bigomba kugenda, ndishobora ko umukobwa azaba successful. Yes, it's fine, azaba successful, ariko amahirwe hari nuko you deserve it. Ntabwo nagiye nerure mu terefariya na fight zose, no kuvuga ngo urumva Miss abarimo abantu fight nyinshi, mwana wakanaka aba nabashyigikiye, many things, but for me none ukareba umuntu wa fighting for everything, umuntu araza ukabimenya ko hari umuntu waje akabwira Muheto ngo Muheto bimeze gutya, ukicarana na Muheto the whole day, nanakubaza atari ko how about this person, nana ubwo ndibyo bavuganye, uyu muntu mubana muto
njye nshobora kuza nkavuga ati Meto urabizi all those friends n'abashuti banjye but be careful about this person, he's not good. Nabikubwira to be honest, uje ukambaza ukambwira uti kid uyu muntu ukamamagaye gutya tukabonana Meto nagukunda sinabikunda ariko nakubwira ngo Meto I want to see you there, ntabwo nshaka kukubona just like ngo agakamba kararaye. Uri no mu bantu ntekereza ngo Imana nidufasha tukaguma uko tumeze tuzakomeza gukorana even after Miss Rwanda. Sinshaka kukubona like dreams zawe ziba limited. Imana izabidufashemo ariko nyine ukabona umuntu wowe ukunda gufata ntunyumve nabi, ntabwo mbona agaciro wamara kuza kuryamana nanjye. Trust me, no. Ntabwo ari byo mwiza. Kuryamana n'umuntu ni feelings, ushobora no kuryamana nanjye utakamba. Ntabwo ari byo ndi kuvuga ariko nyine it's very bad. Ni ijambo ribi. I don't feel you. I don't feel you rero. Anyway, sinzi ni ijambo wambwa nawe ni ijambo rigize rikomeye. Meto, to be honest, naragukunze. Not as a girlfriend, boyfriend, no. Ndumva ukunda umuntu, umwana ndamukunda. Ibya boyfriend, girlfriend ibyo ni ibintu byizana. Birabyuka bikaza cyangwa nibize. Ariko n'umwana nishimiye unyura umutima wanjye nkavuga ndakunda kabisa, and I will try my level best to make her dreams. Good dreams, and at least ndi muri bake ntabwo nyine wa mugani we ntabwo nyiyumvamo. It's okay, it's fine, I'm okay. Ariko how like ngo can you say a weekend nawe uza aho ngiye nawe uza aho agiye aho tugiye, it's fine. Ngo no akamara izo nkazireba none hari ukuntu umuntu akwavoidinga ukabona ko ari kukwavoidinga ariko yananiwe ukubwira direct ngo can you stop that. You get what I'm saying? Yeah, I get you. Kandi muhataranya avoidinga in a way nawe ubibona ariko ntabwo ndi to be honest Meto nubwo naba ndi fake ariko nawe nyine hari igihe udashyiramo imiyago ugareka mwavoid like try to think ko his kid mukorana ariko nyine umuntu akakwereka ko that is fine. Okay, it's fine. Meto mubwize ukuri simubwiye mumbura abavandimwe banjye sibo ngira bonyine. Yeah, I will fight for you. Can I think mu bushobozi buke mfite bukeya pe butari na bwinshi ntabwo ngiye kukubwira ibintu byinshi but ni benshi nashaka no kuvuga n'amazina yabo at least ndeba aka kanya avuga ngo George umwe n'abanyarwanda cyane avuga ngo akumva bari ibintu tuvuganye tubivugana. yeah. George umwe n'abanyarwanda cyane avuga ngo kid sinibona iyo naza kuba tutarahuye ariko I don't know niba wenda ibyo nibyo mbwiye hari ibindi avuga ahandi I don't know and I don't care ariko at least my effort iyo nzireba nkavuga ngo okay at least hari icyo zatanze ariko ntabwo nzibagirwa ko umuhete yanyumye happiness umuhete yambwiye ngo don't feel you. ariko I love you. I'm glad ko ibiti bitagira
ikindi the other good thing about it nuko bitaguhindura tu ikintu cyiza. I appreciate that. No, kumindura byo byaraminduye, to be honest. Ariko hari kitahinduka. Ku giti cyawe it's okay kubera ko n'ubundi nicyo wamugani babasabye ngo stay in the lane mu murongo w'akazi. Ikitamindukaho ni kimwe, nuko nshobora gufata rega muheto nubwo nakwicara hanga ngavuga ati okay reka nkora akazi ka muheto gusa. None ahantu bibera bibi nuko wibwira ko for example twicaye tugakora akazi, navuga ngo ngiye gukora akazi ka muheto, none ibyo nta nubwo byantwara 30% of my time. Akazi ka muheto no ni iminota ingahe akazi ke naka kandi akaba successful abantu akaba miss rwose ni sawa yakoze ibintu. Ariko ngewe icyo nshaka is not that. Ngewe ndashaka personal growth, ikimuteza imbere yazi muheto. No, Miss Rwanda ibyo bizakora, abantu bazishima, bazabona ibiki bikorwa ngo bati cyo ndebe ni personal growth. Ku buryo umwana nishaka ngo wese ujuri yabaye Miss saba ndetse niba se bikorwa biraho, ariko personal growth icyo ndebe nicyo ngicyo personal, icyo kiri personal. So wowe rero yumbwiye ngo stay in your lane gube mu kazi, mbashije kubikurikira aho ari byo ngendera shana bikurikira kandi nubwo byamvuna byanyorohera cyane and I keep, ariko that's not what I want. Just ndashaka kubona muheto, ndashaka kubona, to be honest, ndashaka kubona papa wawe mama wawe avuga ngo and you will reach. Amen to that. We will. Ariko kuvuga ngo it's fine. So, good night. Thank you for the ride. See you. Good night. And you take care. I will.